kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye. Imigabane itandukanye y'isi mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 9 Kamena mwaka wa 2025 ku wa mbere iragira iti: mbese wari uzi ko ijoro n'amanywa bijya bikora ihererekanya bubasha? Mbese wari uzi ko ijoro n'amanywa bijya bikora ihererekanya bubasha? Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo y'149 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti: mbega urukundo rw'Imana yacu. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi aririmba neza cyane, aravuga muri iyi refure, aravuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi barurimbe kugeza iteka ryose. Arangije avuga ngo inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi, ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, ntibabimara ntibyakwirwaho, hakama inyanja ariyo. Arangira avuga ngo kandi uko ikunda umwana wayo, njye niko inkunda ntakwiriye, nari umugome nuko impa Yesu ngo ambambirwe ku musaraba, muwe yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo rukwize mu isi yose. Amen, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, Zaburi, igitabo cya Zaburi ibice 19, duhere ku murongo wa 2 tugeze kuri 5. Haravuga ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo, amanywa abwira andi manywa ibyayo, ijoro ribimenyesha irindi joro. Kandi nta magambo cyangwa ururimi biriho, ntawumva ijwi ryabyo, umugozi ugera wabyo wakwiriye isi yose, amagambo yabyo yageze ku mpera y'isi. Muri ibyo yabambiye izuba ihema. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Burya imirimo y'intoki z'amaboko y'Uwiteka burya irigaragaza, ntabwo yihisha. Ibyo tubona ni ibigaragaza imirimo yayo, ibigaragaza ubuhangange bwayo. Iyo bukeye hari imirimo itangaza Uwiteka aba yakoze. Burya nuryama bugacya ukiri amahoro, ukiri muzima, ntukibwire ko bose baba baraye amahoro. Hari ababa baryamye ari bazima bugacya bashizemo umwuka, abandi bugacya barwaye. Hari ababa bakoze impanuka baraye mu bitaro, hari ababa bahuye n'ingorane, bagonganye ingorane zitandukanye, abagonganye n'amategeko y'igihugu, baraye mu nzu z'imbohe. Burya iyo umunsi wije haba hatambutse ibintu byinshi, harimo ibyiza ndetse n'ibibi. Kimwe nijoro, hari ababa babyaye, abandi bapfushije. Ibyo byose iyo amanywa nijoro bigiye kubisikana, bikora icyo bita handover, iyerekanya bubasha ku byaraye bikozwe cyangwa se ku byiriwe bikorwa kuri buri ruhande. Dawidi arandika muri Zaburi ya 19 murongo wa 2 kugeza kuri 3 ati ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure cyangwa se ikirere ryerekana imirimo y'intoki zayo. Amanywa ajya abwira andi manywa ibyayo, ijoro ribimenyesha irindi joro. Burya ibitambuka haba ku manywa na nijoro biba recorded, birabikwa, birandikwa ahantu. Imirimo dukora yaba myiza cyangwa mibi iba recorded, irabikwa ahantu. Hanyuma igihe runaka buri wese akazamurikirwa ibyo yakoze haba ku manywa cyangwa nijoro. Hanyuma ikaza gutangwa mu ihererekanya rya ku manywa na nijoro. Dukwiye kumenya ko muri iryo hererekanya imirimo yacu iba irimo guhererekanywa, bityo tukaba maso tukamenya uburyo dukora haba ku manywa nijoro, imirimo yacu ikaba myiza. Dukwiye kunezererwa imirimo itangaza Imana iba yakoze, ariko kandi tugaharanira gukora imirimo myiza haba ku manywa cyangwa nijoro, kugira ngo muri iryo hererekanya hatazajyamo imirimo mibi izadushirisha mu rubanza. Ijambo ry'Imana rero ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye kubwira ijambo duhaye, utwibutsa imirimo yawe itangaza ukora. Ikirere iyo tukirebye, isanzure, tukareba inyenyeri, tukareba
imisozi, tukareba ibibaya, tukareba imigezi. Ibyo byose ni ibigaragaza imirimo itangaza ukora. Mwami Yesu ujye uduha kumenya uko twirirwa n'uko turara, kugira ngo muri iryo hererekanya bubasha imirimo yacu igihererekanywa mu buryo bwiza kandi buzaduhesha amanota. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo bisenze, amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana na mwese bene data. Bifuje kugira umunsi mwiza n'intangiriro nziza y'akazi. Shalom shalom, ndabakunda.